Hari igihe umuntu aba mwiza cyane yarangiza akabibabariramo wenyine. Inkuru ya Jane na Eric isobanura kuba mwiza cyane n'isomo rifashije cyangwa se rikomeye ririmo. Iyi ni inkuru y'abantu babiri, uwitwa Jane na Eric. Bari inshuti magara, ariko uburyo babagaho bwabaga butandukanye cyane. Kadutangire inkuru yacu. Jane yari umuntu mwiza cyane, ndetse yaharaniraga cyangwa se yahoraga yifuza gufasha abantu bose, nta muntu n'umwe yitayeho ngo amenye ngo ni mubi cyangwa se ni mwiza. Eric we yari umuntu usanzwe, atari mubi, ariko yari azi kuvuga ijambo bita oya igihe bibaye ngombwa. Umunsi umwe Eric yabajije Jane ati, ese wowe ujya uruhuka ko uhora ufasha abandi gusa? Jane aramuseka cyane cyane, ariko aramubwira ati, nibyo nishimira gufasha abandi. Ariko Eric ntiyabyumvaga neza, kuko yabonaga hari igihe Jane ababazwa n'ibyo akora, agakora ibintu byiza ariko akabona yarakaye. Mu minsi yakurikiyeho abantu batangiye gusaba Jane ibintu byinshi. Hari uwamusabaga amafaranga, undi akamusaba kumukorera akazi, undi akamusaba kumuhamagara nijoro amusaba ubufasha. Ati, nijya nguhamagara nijoro ujye unyitaba, hari ubufasha mba nkeneye. Jane ntiyigeze yanga gufasha abo bantu bose uko bari mu byiciro bitatu bitandukanye. Yakoraga buri kimwe cyose kugira ngo ashimishe abantu, ariko akaruha. Mu kuruha kwe ntiyigeraga abivuga. Umunsi umwe Jane yari ananiwe cyane, ariko umuntu aramuhamagara, aramusaba, aramubwira ati, nkeneye ubufasha bwihutirwa. Nubwo yumvaga adashoboye, yarabyemeye. Eric amubonye aramubwira ati, Jane, ibi urimo ntabwo ari ubufasha, ni ukwibabaza. Ayo magambo yakoze ku mutima Jane. Jane yatangiye kwibaza ati, kuki ntajya mvuga oya? Reba nk'ubu ngubu umuntu mperutse guhereza amafaranga, hadashize iminsi 2 arongera ansabye andi, kandi ayo nari namuhaye ni umushahara nari nakoreye kandi sindongera guhembwa. None arongera ansabye undi mushahara wanjye. Ubufasha namuhaye ni nk'aho ari umushahara wanjye wose. Nkora iki? Kuki ntazi kuvuga oya? Kuki numva nabi iyo nitekerejeho? Cyangwa se kuki numva mbabaye? Bukeye hari uwongeye kumusaba ubufasha. Jane aravuga, ariko uyu munsi kuki ntabasha kuvuga oya? Uyu munsi oya sinayishobora. Byaramugoye cyane kubivuga, ariko icyamurenze ni ubwoba. Nuko nta kintu kibi yumvaga ashobora gukorera umuntu. Muri ibyo bintu bibi rero, yumvaga no kuvuga oya ari ikintu kibi mu gihe umuntu agusabye ubufasha. Icyo gihe yararakaye aravuga ati, mbona nta terambere, amafaranga yanjye y'ukwezi araza akajya gufasha abantu, araza agashimisha abantu, araza nkatwerera abantu, araza nkafasha abantu mu ngeri zose zitandukanye. Reka noneho mfate umwanzuro hanyuma mvuge oya. Mu bwoba bwinshi yavuze oya, yumva aranatuje. Ariko uwo muntu yabwiye oya, nubwo yari amaze igihe agenda amufasha, yamwandikiye SMS amutonganya cyane. Jane biramubabaza, abona ko ibyo wita kubwira umuntu ngo yego ukanamufasha ntaho bihuriye no kuba azakwibuka, ntaho bihuriye no kuba yakumva uburemere bwaho uturukije iyo yego yawe. Jane yatangiye gushyira imbere ubuzima bwe, atangira kuruhuka no gukora ibintu bimushimisha. Eric aramwitegereza
aramubwira ati ubu nibwo utangiye kuba umuntu mwiza ku buryo bwiza. Jeanne atangira gufata umwanzuro buri uko ahembwe agakuramo amafaranga y'ibindi bikorwa, ibyamuteza imbere, kwizigama, ayo kurya, hanyuma akanareba n'amafaranga atamuvunnye kandi adategerejeho ishimwe ku bantu, akaba ariyo afashisha abantu ariko atabigize umutwaro ngo abyikorere byose. Atangira kubaho ubuzima bwishimye. Nyuma y'igihe kinini cyane, Jeanne yemeye ikintu gikomeye rwose. Yemeye kuba mwiza ko atari ukwemera byose, kandi yemera ko kuba mwiza ari no kwiyitaho atari ukwita ku bandi bonyine. Abantu bamwe batangiye kumuvaho ariko abasigaye baramwubahaga cyane kurushaho kandi akabafasha bitamubereye umutwaro. Jeanne ntiyigeze areka kuba mwiza, ariko yaretse kuba mwiza ku buryo bumwangiza cyangwa se bumuvuna. Niba nawe ujya wumva wemera ibintu byose ndetse bigatuma ubabara, igihe kirageze ngo uhinduke. Hinduka. Ndabizi neza ko iyi video cyangwa se iki kiganiro cy'aba bantu babiri kikwigishije cyangwa se kigusigiye isomo. Ugiye gufata umwanzuro uhereye uyu munsi wa none kubera iyi nkuru y'abantu babiri wumvise. Niba rero ukunze iki kiganiro kandi ukaba ugikuyemo umwanzuro, andika uti nditeguye guhinduka uyu munsi wa none. Kandi wibuke ko kuba mwiza ni byiza, ariko ntukikoreshe ibintu bikubereye umutwaro ngo ni ukugira ngo unezeze abantu. Mumenye ijambo ryitwa yego aho biri ngombwa na oya aho biri ngombwa, ko bikiza umuntu kandi bikamutabara. Niba uri mu buzima butakunejeje, uyu ni umwanya wawe wo gufata umwanzuro. Hari imbabazi nk'ibisanzwe, ibuka gukora subscribe, ukore comment, sharing video yacu igere kure, ifasha abantu benshi, kuko hari igihe umuntu aharanira kuba mwiza bikarangira ababaye cyane. Ndabakunda, naho utaha mu zindi video. Imana ibarinde. Bye bye.